Mu karere ka Nyamasheke kuri uyu wa kabiri hatangiye urubanza rwa Sergent Minani Gervin ukekwaho kurasa abaturage batandatu muri ako karere ka Nyamasheke maze batanu muri bo bakasiga ubuzima. Muri aka karere ka Nyamasheke rero kuri uyu wa kabiri niho hatangiye urwo rubanza rwa Sergent Gervin aho mugenzi wacu Jean Claude Mutuyeyezu akurikiranye uru rubanza. Jean Claude, wiriwe neza? Ndetse n'abadukurikiye. Jean Claude, waduha ishusho y'uko urubanza rwagenze? Yego, urakoze cyane. Nk'uko mwari mubivuze, urukiko rwa gisirikare rwatangiye n'ubundi kuburanisha ibijyanye n'uru rubanza nyine nk'uko wari ubivuze rwa Sergent Minani. Rero n'ubundi muri uyu murenge niho n'ubundi cyaha cyabereye ahitwa mu kagari ka Rushyarara. Ubwo rero urubanza rujya gutangira habanje nyine gutangwa nk'uko n'ubundi procedure zigenda. Hari uwunganira uregwa yari ahari ariko agaragaza yuko atigeze abona umwanya wo kuganira n'uwo yunganira, bituma n'ubundi nyuma bahabwa umwanya kugira ngo baganire, ariko nanone avuga yuko uwo mwanya ari mutoya, ndetse anagaragaza yuko byanze bikunda akwiye guhabwa ikindi gihe kitari iki ngiki kugira ngo hazafatwe cyangwa se bazagira ibindi baganiraho bijyanye na dosiye ye. Ariko urukiko ruriherera nyuma rugaruka ruvuga yuko bidashoboka, ko nta mpamvu n'imwe, kubera ko iyo uyu wunganira uregwa yagaragazaga yuko uwo yunganira arwaye nta gaciro bifite, kubera ko raporo ya muganga yatanzwe tariki 26 za kuno kwezi n'ubundi igaragaza yuko uregwa ari muzima. Bivuze rero yuko urukiko rwahise rufata umwanzuro w'uko byanze bikunze urubanza rukomeza, bituma rero uwo nguwo wunganira uregwa yivana mu rubanza, ubwo bituma nanone uregwa yiburanira ku giti cye. Ibyo rero byatumye n'ubundi rubanza n'ubundi rukomereza rutarimo uwunganira uregwa. Ubwo rero rwakomeje, hanyuma ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga yuko akurikiranyweho ibyaha bigera kuri 3 birimo kwiba imbunda, birimo kurasa nta ruhushya, harimo nanone no kwica abaturage yabigambiriye. Ibyo rero uregwa nawe yahawe umwanya arisobanura agaragaza yuko nawe yabanje guhohoterwa, ariko nanone bivuga cyangwa se urukiko rugaragaza yuko bidashoboka, kubera ko ubushobozi cyangwa se ubumenyi afite mu gisirikare butari gutuma afata umwanya ngo ajye kurasa abaturage, kubera ko yavuye aho yari yakinduranye n'abo baturage ajya muri baraki cyangwa se aho ikigo cya gisirikare kiri, azana imbunda, anambara imyenda ya gisirikare, kuko icyo gihe n'ubundi akinduranye n'abaturage nta myenda ya gisirikare yari yambaye. Bituma rero bigaragaza yuko ari ukwihorera kandi kwateguwe, ndetse kukanakoresha imbaraga z'umurengera. Ibyo byose rero nibyo urukiko rwagiye rushingiraho, birumvikana n'ubushinjacyaha nabwo bigaruka buvuga yuko ntabwo byari bikwiye yuko akoresha izo mbaraga, kubera ko yari afite imbaraga nyinshi, cyane ko ari umusirikare wimazemo igihe ufite training cyangwa se amahugurwa ahagije, bitari ngombwa yuko arasa abo basirikare abo baturage, cyane ko n'ubundi yabarashe amasasu menshi. Bituma rero ko urukiko rufata umwanzuro w'uko umuhanirwa cyangwa ndavuga ubushinjacyaha bufata cyangwa busaba yuko yahanishwa igihano cya burundu, kubera ko icyo gihano kiruta ibindi. Ubwo nanze kujya muri detaye mvuga icyo buri gihano cyangwa se buri cyaha kizahanishwa. Iyo habayeho impurirane rero z'ibyaha byinshi bafata cyangwa se hasabwa igihano kiruta ibindi. Nibyo rero ubushinjacyaha bwasabye yuko yahanishwa igihano cya burundu, kubera ko yakoze ibyaha by'indengakamere, akaba yarahohoteye abaturage yari ashinzwe kurinda. Umwanzuro rero w'urukiko uzasomwa ku itariki 9 za kuno kwezi, ubwo ni kuwa mbere. Bivuze yuko byanze bikunze nta minsi irimo, ni hafi icyumweru kimwe nacyo kituzuye, nibwo tuzagaruka hano kumva umwanzuro w'urukiko, ari nabyo nyine bigaragaza yuko kandi byanasobanuye yaba inzego z'umutekano yaba n'ubuyobozi bw'akarere ko ubucamanza cyangwa se ubutabera bugomba kwihutishwa bukanabera n'aho icyaha cyabereye. Niyo mpamvu rero n'abaturage mu kanya bavugaga yuko iki ni ikintu cyo kwishimira, nubwo bababaye kubera ko babuze abantu babo
nibyo nashaka kukubaza, abaturage aho ngaho babyakiriye bate, imvamutima zabo babonaga bameze bate kuba urubanza rubereye aho ngaho kandi runihutishijwe? icya mbere babanje no kuba birumvikana uwabakoreye icyaha kuba yazanywe, ariko nanone bashimishwa n'uko yaje kuburanira hano aho yakoreye icyaha, kuko ni umuntu cyangwa se ni ushinzwe umutekano, ariko nanone banagaragaza yuko basanzwe babanye neza n'inzego z'umutekano, banavuga bati ntabwo ubundi twari dusanzwe tuzi ibyaha cyangwa se uburemere bw'ibi byaha, kubera ko n'ubundi niba yaranabikoze yabikoze ku giti cye. Ikigaragaza yuko abaturage bafitiye inzego z'umutekano icyizere, bavuga bati twizeye neza yuko ubutabera buzatangwa. Ubu biragaragara n'ubwo icyaha murabikubwira ko byabaye ku itariki ya 13 mu rukerera, bivuze yuko rero nta gihe kinini cyari gishize kuba urubanza ruhise rutangira, kuba ruhise rukorwa ndetse rukaba rutanasomwa vuba cyane uwa mbere. Ni icyerekana yuko nk'uko nabo abaturage babivuga yuko igihugu cyabahaye ubutabera, cyabahaye kurenganurwa, ndetse banizeye yuko hazafatwa imyanzuro ikwiriye kuri iki cyaha, ariko birumvikana ni ugutegereza nyine icyo urukiko ruzafataho umwanzuro. Urakoze cyane, reka ngushimire cyane Jean Claude. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabiye Sergent Minani Gervais igihano cy'igifungo cya burundu. Uyu musirikare akaba akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo icyo kwica ku bushake abaturage 5 mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke. Inkuru irambuye tugezweho na Pascal Nshimiyimana. Ni urubanza rwaburanishirijwe mu ruhame ahakorewe icyaha mu kagari ka Rushyarara mu murenge wa Karambi, rwitabiriwe n'abaturage banyuranye barimo n'abatakarije abo mu bushyamirane bwabaye mu ijoro ryo kuwa 13 Gushyingo uyu mwaka, aho Sergent Minani Gervais imyaka 39 yisharasha abaturage 5 muri aka kagari, nk'uko ubushinjacyaha bwa gisirikare bwabigaragarije inteko y'abacamanza. Mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi, uwunganira Sergent Minani Gervais Maître Murigande Jean Claude yivanye mu rubanza nyuma y'uko urukiko rwateye utwatsi icyifuzo cyo gusubika urubanza ku mpamvu y'uko umukiriya warwaye. Urukiko rwasobanuye ko raporo ya muganga yo ku itariki 26 Gushyingo yerekanye ko Sergent Minani Gervais nta kibazo cy'ubuzima afite. Mu mpuzankano ya gisirikare, Sergent Minani Gervais yaburanye atunganiwe. Mbere yo kwisobanura kandi mu mvugo igaragaza kwicuza, uregwa yabanje gusaba imbabazi imiryango yahemukiye ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Uregwa yavuze ko yarashaye abaturage abitewe n'umujinya kuko ngo bari bamututse ndetse baranamukubita. Gusa ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo yakoze bitari kwirwanaho, ahubwo byabaye kwihorera kuko ngo yafashe umwanya akajya kwiba imbunda mu kigo yabagamo akanica abantu abarasha amasasu menshi. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rwa gisirikare guhamya ibyaha bitatu by'imporere na Sergent Minani Gervais ashinjwa, maze akaba yahabwa igihano gisumba ibindi, aricyo cyo gufungwa burundu. Abaturage barimo n'ababuriye ababo muri ubu bwicanyi banyuzwe n'uko iburanishwa ryazanywe aho batuye. Banavuga kandi ko umubano wabo n'inzego z'umutekano wari usanzwe ari nta makemwa, bityo bakaba bizeye ubutabera bwuzuye. Twumvise rero ngo habaye ikibazo nk'icyo twumva biduteye ubwoba, ariko kubera ubutabera bw'iyi leta y'ubumwe twebwe twumvishe ko rwose iki kibazo cyabayeho cyo kudushyira umuntu akaza kuburaniraho ku cyaha cyabereye, twose twakishimiye cyane kandi twizeye ko bazaduha ubutabera busobanutse nk'uko uriya mushinjacyaha kivuze. Nyuma y'iburanisha ry'uru rubanza, umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse yasabye abaturage gukomeza akazi kabo uko bisanzwe, hirindwa imibanire mibi ndetse n'ibihuha mu gihe hategereje ibizava mu myanzuro y'urubanza. Dukomeze akazi kacu ko gasanzwe, dukora ni kare, dukomeze imibanire myiza hagati yacu, kandi imibanire myiza yirinda ikintu cyose kidashingiye ku isesengura, igihuha. Urukiko rwa gisirikare rwanzuye ko icyemezo kuri uru rubanza kizasomwa ku wa mbere tariki 9 Ukuboza uyu mwaka, rukazasomerwa n'ubundi aha mu kagari ka Rushyarara mu murenge wa Karambi Nyamasheke, ari naho habereye iki cyaha. Pascal Nshimiyimana mu karere ka Nyamasheke.